Muraho neza. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro kivuga ku buryo wakoresha Trust Wallet ndetse n'uburyo wayifungura, twarebye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Twarebye uko washyira amafaranga, uko wayakira, uko wayohereza n'ibindi bintu byinshi ushobora gukora hamwe n'iyi wallet imwe mu zikunzwe cyane yitwa Trust Wallet. Gusa ibibazo byasigaye ari byinshi. Aho nyine nk'iki gice ni kuri token nicyo twibanzeho cyane. Gusa hano iyo uhagiye wasanga NFTs, ese byo ni ibiki n'ibindi bintu byinshi cyane ushobora kugenda wibaza. Ese iyi browser ko bavuga bati ngo ni the app, izo the app byo bikora bite n'ibindi bintu byinshi. Ese ni gute ushobora kubona ziriya passphrase zawe cyangwa se ukaba wazibika ku buryo butekanye, nyine ku buryo niyo hashira igihe kirekire ushobora kuzajya uzibona mu buryo bworoshye cyane ku buryo utatakaza amafaranga yawe ayo ari yose waba ufiteho. Muri kiganiro tugiye kureba byinshi, harimo n'ibijyanye na staking, ama NFTs, uburyo ushobora kongera kuba wagura izi crypto ukoresheje iyi Trust Wallet nta kindi kintu ukoresheje, settings nziza zishobora kuba zagufasha. Ni muri iki gice cya kabiri. N'ubu utarebye igice cya mbere ushaka gusobanukirwa byinshi kuri iyi Trust Wallet, wareba video nyine twabikozeho mu kiganiro cyashize. Nkwibutsa niba utarakora subscribe hano kuri X Menya uracikanwe cyane, yikore ubundi dukomezanye mu rugendo rwa cryptocurrency, ukomeze usobanukirwa byinshi. Muhawe ikaze. Nkuko mubyibuka neza, iyo ugiye kohereza amafaranga ukoresheje Trust Wallet ukanda hano kuri send, waba ugiye kwakira ukora hano kuri receive, waba wenda ushaka kuba wayagira ukora hano kuri buy. Hanyuma niba ufite cryptocurrency, wenda urugero ufite USDT kandi ushakamo na BNB, ushobora gukoresha iyi function yitwa swap. Byose birakunda, ngira ngo ubushize twaberetse kuri ibingibi bibiri, ariko iyi swap ntago twabibabwiyeho neza. Urugero hano dufiteho amadolari, dufite amadolari 32, ariko ari kuri blockchain ya BP20 cyangwa se ni Binance Smart Chain. Hanyuma aya ngaya ni 23 ari kuri TRC20. Hano rero mu gihe ushaka kuyohereza, niba ushaka kohereza ukoresheje iyi BP20 ugomba kuba ufiteho ama BNB nibura makeya, ariko kugira ngo bitajya mu nzira ndende tugiye gukoresha uburyo bwa swap. Swap ushobora kuza ugakanda hano kuri USDT, cyangwa se ushobora gukanda hano kuri USDT, cyangwa se ugakanda nyine kuri swap. Byose birakunda. Nitukanda hano kuri USDT nabwo urahita ubona uburyo bwa swap. Hano rero iyo uhageze ikintu ukora witukanda hano, kubera ko aravana kuri USDT BP20 hano bayiba bagohereje suggestion cyangwa se ikindi ushobora guhita uhindura. Hano rero kubera ko dushaka BNB kugira ngo tubashe kuba twakohereza, uraza ushobora kuyishakisha mu gihe utari kuyibona, ariko hano yahisiza kubera ko hari utundi tuntu twari dufiteho dukeya. Hano rero iyo byarangiye ushobora gukoresha hano ugashyiramo impuzandengo runaka cyangwa se ijanisha runaka ry'ibyo ushaka kuba wahindura, ariko wenda dushaka ama BNB make cyane ashoboka. N'urugero wenda n'utuntu duke kugira ngo ubashe kuba wagira gute, ubashe kuba wakoreza. Hano tukanda hano kuri approve USDT, ugahita ukanda kuri confirm, hanyuma ugashyira wenda urwego rw'umutekano wawe usanzwe ukoresha. Iyi ngiyi rero yitwa ni smart contract core. Mu bijyanye na cryptocurrency ni ibintu biba byoroshye cyane, ariko ubu buryo narabugerageje ku izindi blockchain nsanga nk'iyi ya TRC20 ntago bikunda. Rero ushobora kuba wakoresha bwa buryo bw'ama TRX. Urugero ushobora kanda hano kuri TRX, hanyuma wakanda hano kuri receive, ukaba wahita uhitamo hano. Iyi nzira nabonye yoroshye cyane, mu masegonda make bita birangira. Ukora hano hanyuma ukahitamo kuri Binance kariho ugiye kugira gute, ugiye kuba wabikura bikoroha. Hano rero iyo umaze kubona aya TRX ushobora kohereza noneho aya USDT yawe ukoresheje iyi Tron, aya nayo ukaba wayohereza. Hanyuma hano mu gihe wamaze kubona BNB ushobora kohereza izi BNB zawe zari ziri hano, nabyo birakunda. Ni ibintu bikorwa mu kanya gato cyane. Umwe mu bakunzi bacu nawe yaratubajije ati ese kuri Trust Wallet umuntu ashobora kuba yagiraho wallet zingahe? Urugero wenda niba ushaka kuzajya ukoresha nka
Tiron ariko ku ma wallet menshi agiye atandukanye. Ushobora kugira indi wallet iri muri iyi ngiyi, washyiraho wallet zose ushaka. Bidatinze ujya hano muri settings, hanyuma ugahitamo hano kuri main wallet. Ubundi ushaka gushyiraho indi uzana kuri aka kantu ko guteranya, hanyuma washaka ukaba wahita nyine ushyiraho indi witwanda hano kuri create new wallet, ubundi ugakomeza. Hano rero iyo bakweretse iyi secret phrase ushobora guhitamo wenda backup to Google Drive kugira ngo ijye muri Google Drive yawe niba uyikoresha, kugira ngo mu gihe uzaba wenda wayibagiwe nk'ahantu wabyanditse bizakorohere kuba wabona ari amagambo 12, kuko iyo yavuze nyine uba uhombye byose. Cyangwa se wenda ushaka kuyabona ukora no kuri backup manually, none bahita bayakwereka ku byo uyandika. Ariko uburyo bwiza kandi bwizewe ni ubungubu backup to Google Drive, uko biba byoroshye cyane igihe icyo ari cyo cyose uyabona muri Google Drive yawe aho waba ujya hose. Hano rero iyo ukanze hano kuyabona nyine, kugira ngo uyabone wemeza utu tuntu ubundi ugakanda kuri continue, hano bahita babiguhereza. Gusa aya magambo we ntabwo ushobora kuyabona kubera ko no gufata screenshot ntabwo bikunda, ndetse na screen recorder ntabwo bikunda. Rero ukanda hano kuri continue, ubundi ukagira gute ugakomeza. Hano bagusaba kongera kugira gute, kongera kuyasubiramo mu gihe uba wayanditse nyine ubyibuke neza. Hano bagusaba kongera kuyasubiramo uko yari yanditse, ubundi ukagenda ukanda kuri done wallet ukaba urayihanze. Hano rero iyo uyifite, urugero wenda ugiye kudownloadinga indi application cyangwa se wibagiwe iriya password, ibyo nta kibazo biteje, kuko uhita ubihindura. Icyambere nuko ufite ari amagambo 12, I already have a wallet, niho ukanda mu gihe uyifite. Hanyuma niba ari trust wallet uhitamo hano, ariko iyo ari ku zindi blockchain zose ni blockchain wallet ishobora kuba iriho, ukanda nyine kuyo ahantu hari iyo wallet. Ariko niba ari ya trust wallet none wari ufite, uremeza hano kuri Multicoin wallet, hanyuma ushyireho ya magambo yawe uyandikemo ubundi, cyangwa se ukande wenda hano kuri import n'ibindi. Ikindi ushobora kuba wenda ari 12, 18, 28 gutyo, biterwa nyine nayo baba baraguhaye, ubundi ugakomeza. Hano rero iyo umaze gukomeza ushyiramo iki, ushyiramo indi password. Rero bivuze ngo niba ari password hano kuri trust wallet yawe ariko ufite amagambo 12, wallet yawe wayirestoringa cyangwa se ukayigarura. Mbonireho n'abantu bakunda gukora ibyitwa ngo ni holding. Hano hari uburyo ushobora kuza nyine ugahanga indi wallet zikaba ari ebyiri, indi wenda ukazajya uyishyiraho amacoin wa holdings by'igihe kirekire, kuko iyo ari kuri exchange runaka uhora ubirebaho buri kanya, wenda wakumva ukeneye amafaranga ugahita uzigurisha gutyo. Ariko nko mu gihe ufite wallet zirenze imwe byagufasha cyane. Ikindi hano ushobora kuba ushaka ko igaragara mu buryo bwijimye, cyane cyane nk'igihe ukunda kuyikoresha ari nijoro, uri kubona ko gutya igaragara neza. Aka gace ka price alert icyo kavuze, urugero ushaka ko wenda kuzajya ubona amakuru nk'igihe Bitcoin imanutse mu buryo bwihuse cyane mu kanya gato, cyangwa se izamutse ukagenda ubibona. Hano bagenda baguhereza ibyitwa notification. Hano ikindi ushobora no kubona amakuru nyine, market cap ni billion 546, ukagenda ureba na volume yagiye icuruzwa mu masaha 28 yari miliyoni 30, miliyari 35. Murumva ni amakuru meza ugomba kurebana, ndetse na supply niba ushaka kuzajya umenya amakuru kuri coin runaka. Hanyuma mu gihe ushaka kuzanaho indi coin nshyashya, uraza hano kuri contact ntago ari nimero za telefone yamuneka, hanyuma ugakanda hano. Ushobora gukanda kuri aka kantu cyangwa se hano, biterwa naho ushaka. Hano ushyiraho izina, wenda ni coin nshyashya nyine ugiye kuzanaho, babantu mujya mukora ibintu bya mining, hanyuma mukagira kuri migration cyangwa se mukazana izo address muri trust wallet cyangwa MetaMask. Trust wallet nayo irabikora. Hano rero twanda kuri add address, hanyuma niba wenda iri kuri address runaka, ishobora wenda iyo coin ishobora kuba iri kuri BNB Smart Chain, ishobora kuba iri kuri Cardano, Tron, Bitcoin, Ethereum n'ahandi, byaterwa na blockchain iyo ariyo. Ubundi ukagira gute ukayongeraho nyine ugakomeza. Ubwo iyo coin yawe umunsi wazageraho kuyigurisha bikaba byagenze bityo. Ni gutya dushyiraho iki, ni dushyiraho contact cyangwa se indi address cyashya. Iyo uje hano kuri scan QR code, hari uburyo bwo kwishyura bwihuse cyane, ushobora kuba wagira gute, ushobora kuba wakoresha. Nabyo ni ibintu byoroshye cyane, ushobora kuba wakoresha iyi Trust Wallet n'uburyo bwa Wallet Connect. Ushobora kuba ushaka kwenda kwihuza n'izindi decentralized exchange cyangwa se decentralized app, nkuko mu kanya tugiye kuba twabigeramo. Ahubwo reka turi ku buryo bwa preference. Hano ushobora wenda kuba ushaka kubona amafaranga yawe mu mafaranga y'u Rwanda, ushobora kumanuka
kugira ngo ushakishe Rwandan franc ibiri hasi murabizi. Hanyuma wamara kuyibona rero Rwandan franc ego ukayikanda. Ego hano muri kubona ko twahinduye uburyo tuzajya tubonamo imitungo yacu izajya igaragara mu mafaranga y'u Rwanda hose. Ni hano kuri preference ushobora kuza ugahindura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, app browser wenda cyangwa se node settings abantu bakoresha ama node mu bintu bijyanye na za mining n'ibindi. Hano app language ushyiraho system urwo n'ubundi ukoresha muri telefone yawe, ushobora kuba ari Icyongereza se, Igishinwa, Igifaransa n'ibindi. Noneho hano kuri Trust Wallet ifitemo ibintu byinshi cyane. Iyo uje hano kuri iki gice cya discover ubonamo ibintu byinshi. Hano icyambere ugenda ubonamo ibintu navuga ko wenda nk'amakuru aba agezweho cyane muri mu isi ya cryptocurrency. Hano ushaka amakuru ya cryptocurrency wajya hano ubundi ugasoma trending news washaka gusoma yose ukawakanda hano ugakomeza. Hano bari mu bintu byinshi cyane nyine bigenda bivugwa mu isi ya cryptocurrency. Hanyuma hano bakakwereka amacoin ushobora kuba wa staking nacyo ni igice cyiza cyane ni bumwe mu buryo bworoshye cyane ushobora kwinjizamo amafaranga ukoresheje iki cryptocurrency zawe. Hanyuma hano ni decentralized finance tokens, nayo ni amacoin abakoreshwa mu bijyanye n'imari ariko mu buryo bwa cryptocurrency cyangwa se imitungo mvunjwa faranga idafatika, lending and borrowing. Hano ni ukuvuga iki muri cryptocurrency burya harimo igice gikora nka banki zisanzwe, aho ushobora kugenda ukaguriza kimwe nuko nawe ushobora kwaka inguzanyo ukayihabwa kimwe nuko nyine muri banki bisanzwe, kandi nta rwego rwo rwose rubigizemo uruhare nko kugenda wenda kuri banki runaka. Oya, ahubwo izi platform nk'ingi yitwa ARIKO, ingi yitwa Compound, ingi yitwa Meka, hano ushobora kuhajya ukaba wakaka inguzanyo ndetse nawe ukaba watanga amafaranga yawe ukazajya wungukirwa. Aba rero niko bagenda babikora. Hanyuma hano hari smart chain, Binance smart chain zino zikorera kuri Binance smart chain, ndetse ni yose ni imishinga ya DeFi cyangwa se decentralized finance. Decentralized finance ni urwego rw'imari ariko rudafite urwego urwo ari rwo rwose rugenzura, ahubwo ruba rugengwa, ruyobora ndetse runakorera ba nyir'ukuri ukoresha mbega abantu. Ari nacyo kintu hanini cryptocurrency zishingiyeho. Mwibuke rya koranabuhanga twagiye tubabwira kenshi rya blockchain niryo rituma ibi byose bishoboka. Bivuze ngo hatarimo blockchain hakinirwa urundi rwego cyangwa se third party cyangwa se abo twita ngo naba middlemen. Ariko hano muri cryptocurrency bitewe n'iyi blockchain uburyo ikora kandi bifite umutekano udasanzwe niyo ituma ibi byose bibaho. Urugero wenda hano kuri uburyo bwa staking kaditemo iyi Cardano ni imwe muri coin zikunzwe kuba zakoreshwa muri ubu buryo bwa staking. Hano nyine tubona APR ni nka interest cyangwa se inyungu ku mwaka. Staking iyo ushaka gustakinga nyine uhita ubibona hano. Hanyuma iyo utayifite ukanda hano kuri receiver uburyo uhita uyavana kuri Binance yawe muri bwa buryo twaberetse bigahita byoroha cyane. Iyo ushaka uhita ukora hano hanyuma uhitamo Binance ako kanya bita byoroha. Rero iyo ufite ukanda hano kuri staking ni uburyo utanga amafaranga yawe cyangwa se coin zawe runaka noneho kuri blockchain runaka zikifashishwa ziri gukora validation cyangwa se kwemeza transaction ihererekanwa ry'amafaranga muri yo blockchain, ndetse banayigira safe and secure ikagira umutekano uhagije. Ibyo rero bishobora gukorwa mu gihe runaka, mu gihe wenda cy'umwaka se, amezi runaka, iminsi runaka n'ibindi. Hano ibi ni ibintu ugomba kuba warebaho. Hano iyo ushaka amakuru menshi cyane kuri iyi staking ya Cardano kanda hano bagahita babikwereka hano kuri Trust Wallet. Wabyishimira uhita hano kuri stake, ariko iyi staking zayibereka tuvuga no kuri Binance nyine uburyo ushobora kuba wagira gute, ushobora kuba wakora staking no kuyandi macoin agiye anyuranye. Hano barakubwira bati ada zawe cyangwa se Cardano zawe ntago ziba locked. Amafaranga ya mbere y'ibihembo utangira kuyabona hagati y'iminsi 15 n'iminsi 20. Nyuma yaho ibihembo byazajya bibona buri nyuma y'iminsi 5. Hanyuma kuya claiming bisaba ko nibura uba wabonye igihembo kingana na ada imwe. Mwibuke ada imwe irevunjwa wenda nka 0.3 by'idolari, urumva ni makeya. Hanyuma delegation will be active. Ego amafaranga yawe uzajya utangira wenda kuyinjiza cyangwa se iyi staking bizatangira kushyirwa mu bikorwa hagati y'iminsi 6 ndetse n'iminsi 10. Hano rero no umubare wa Cardano uba ufite zose zitaziza nyine kwizo ufite hano kuri wallet ugomba kuzistakinga
ubwo washaka hano ukaba wakanda kuri max ubundi ugahita ukanda hano kuri continue. Ariko hano ushobora guhitamo uyu validator iyo wishimiye rate ye. Aba validators nyine ni nka pool cyangwa se itsinda ry'abandi ba validators benshi cyane baba babikora hano no mugahuriza hamwe kugira ngo muze kubona ibihembo cyangwa se rewards nyinshi. Uyu rero ni kubera ko afite interest rate iri hejuru, niwe ushobora kuba wahitamo hanyuma ugakanda kuri continue, ubundi ugakomeza ugira gute ustakinga. Hano rero izi kadano zacu zifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda 4,000. Ni kadano nyine aho ziba ziva hose mu bamugenda bibona. Iyi pool ni nk'itsinda nyine abantu bagenda bagahuza amafaranga bakaya staking rero niba wajyaga ubyumva ni nk'itandukaniro ho gato na mining nayo ikoreshwa muri validation ya ma cryptocurrency ariko cyane cyane muri Bitcoin, ariko iyi ngiyi yo ikaba navuga iri ishoboka ku bantu benshi cyane kwa mwayikoresha. None rero tukanda hano kuri confirm ubundi ukagira gute ukaba urabyemeje. Hano ishyizemo pin yawe biba byemeye. Ubu tayari kadano zacu twamaze kugira gute twamaze kuzistakinga. Uzajya uza hano urebe uko ibintu bihagaze. Ntago ari gusa ushobora kuba wa stakinga, ushobora gustakingaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibihembo byacu tuzajya tubibona gutya, ariko gusa staking irimo inyungu nyinshi ariko kimwe nuko iri risk. Urugero niba wa stakinzi kadano iri kuri aya mafaranga y'u Rwanda kubera ko murabizi niho twasize, hanyuma ugasanga wenda nko mu gihe runaka nko mu kwezi wakoze staking aragabanutse ageze nko ku 3,500, birumvikana ko nawe ibyo wa stakinze bizagirwaho ingaruka. Harimo rero ingaruka nyinshi, niyo mpamvu ukwiye kuba wabanza ugashishoza neza ukareba staking ugiye gukora, ugakora evaluation kuko nyine ukora staking kuki ku giti cyawe. Hano rero twari turi ku gice cya tokens, ngira ngo muriho murabibona, ariko ushobora no kujya ku gice cya NFTs nkuko twabibabwiye. NFT rero ni non-fungible token. Hanyuma ushobora kuba uri kwibaza uti ni ibiki? Non-fungible token ni ibintu bihererekanwa kuri hifashishijwe ikoranabuhanga rya blockchain, aho usanga ari kiba kigomba kuba gifite copy imwe. Bivuze ngo kuri blockchain niba wenda hariho ifoto y'umuntu runaka, niyo yonyine gusa ibigomba kubaho, ntabwo gishobora kuba duplicated. Nibyo twita NFTs. Ibi nabyo bishobora kugira agaciro mu gihe runaka, kimwe nuko wenda nkuko kuri coin ziba zimeze uyu munsi Bitcoin ishobora kuba ifite agaciro ariko kakagenda kagabanuka bitewe n'impamvu zitandukanye. No kuri NFTs nabyo niko bimeze. Ni ibintu bibikwa kuri blockchain gusa, birumvikana ko nabyo bidafatika. Akenshi biba bishobora kuba wenda amafoto, ibihangano by'ubugeni se, biba bishobora kuba wenda indirimbo cyangwa se ibijyanye na music, bishobora kuba video, amajwi n'ibindi bintu ibyo ari byo byose nyine dushobora kubika mu buryo bw'ikoranabuhanga rya blockchain. Ariko ikiza cyabyo nuko nta copy n'imwe bishobora kugira cyangwa se nyine ngo bibe byabura. Ahanini usanga mu bijyanye n'ubugeni, ubuhanzi n'ibindi hazamo ibintu byo kwigana. Hano ariko kuri NFT ibyo ntibishobora kuba kuko nyine non-fungible token nicyo bivuze, cyangwa se proof of ownership, cyangwa kuba ufite uburenganzira ku kintu, mbega nta muntu n'umwe ushobora kuba yakikwaka kuko iri koranabuhanga rya blockchain riba ryerekana uwabanje kukigira aho icyo kintu cyagiye. Ubwo ni kwindi address, kuko hano iyo ukanze kuri receive naho baguhereza wallet address. Hano rero ushobora guhitamo blockchain runaka iyo NFT yawe iriho. Urugero na ni BNB Smart Chain cyangwa se Ethereum niyo ikunze gukoreshwa cyane. Hano ushobora kwikopia hanyuma no kuri Trust Wallet yawe ukayibikaho ama NFTs agiye anyuranye, kimwe nuko ushobora wenda kuba yafite kuri Binance. Hano waza deposit from exchange ukaba wayashyiraho avuye kuri Binance cyangwa se Coinbase ndetse n'indi iyo ari yo yose. Ibyo rero ni uburyo bwa NFTs. Isoko rya mbere mu isi mu bijyanye na NFTs ni ryitwa OpenSea. Hano iyo ifunguye ni nka exchange, iguriro ndetse naho ushobora kugurishiriza ama NFTs yawe, yitwa OpenSea. Ariko hari n'andi masoko menshi cyane agiye anyuranye. Ngira ngo rero hano muri kubibona, wenda niba utabimenyereye ushobora kubona ari nk'ibifoto ukabona nta nicyo biba bimaze yewe, ariko bino ndagira nkubwire ngo bino bigurwa akayabo k'amafaranga menshi cyane. Urugero wenda reba nk'ingi wenda ushobora kuyibona ukavuga uti se ikintu ubu ni igiki, kimaze iki? Nkuko nabibabwiye nyine aba ari nk'ifoto cyangwa se art, igishushanyo gutyo, ariko
usanga wenda ushobora kukigura ukakibika mu gihe runaka nawe ukaba wakigurisha cyarazamutse. Kimwe nuko nanone NFTs zirimo risk cyane, ushobora ubwo kigabanuka mu gaciro. Kimwe nuko nanone harimo bitewe nuko abantu batarabisobanukirwa neza, usanga harimo amascam menshi cyane ashoboka. Hano rero bahita bakwereka iyo uyikanzeho nyine bakwereka amakuru y'iyi NFT, barakwereka bati iyi NFT yahanzwe ryari, iri kuyihe chain, byose ukagenda ubibona ndetse na kategori yabyo. NFT irimo ibintu byinshi cyane. Niba nawe ubishaka wazagira gute, wazagenda ubisoma. Kumwe nababwiraga ntago ushobora kugira amacopies menshi, abantu yingi bayifite unique owners ni 48 gusa kwijana, hanyuma bayifite bose nyine ni abangaba mu 3000 n'abandi barengaho gutyo. Hanyuma no ku giciro rero muri kubona ko ziba zihagazeho cyane. Reba nk'ingi urabona iri kugura 8 na bingahe, urumva kandi 8 imwe irarengeje ubu ngubu 1700 gutyo na 800. Urumva rero aya ma NFTs arimo akayabo nka NFT wenda yagurishijwe menshi, yagurishijwe miliyoni hafi 70, yari nka art cyangwa se igishushanyo gisanzwe. Ikindi hano muri NFTs ugomba kumenya nawe ushobora kuba wagira gute, ushobora kuba wakora NFTs yawe ukaba wayishyiraho. Ikindi muri uburyo bw'ama NFT ushobora gufata ama document yawe cyangwa se ibindi bintu byose ushaka ukabibika mu buryo bwa NFTs, aho nyine udashobora kubibura. Ko ikintu cyageze kuri blockchain ntigishobora kuvaho, ntabwo ushobora kugisiba bibaho, oya ntibikunda. Ubwo niba ufite wenda certificate ushaka kuba wabika, ushobora gukoresha ubu buryo bwa NFTs. Zino ziri kuri network cyangwa se blockchain ya Ethereum, imwe mu zikoreshwa cyane ku isi, ifatwa nk'iya mbere. Gusa iyo ukanze hano ushobora kuba wahindura blockchain. Urugero wenda ushobora kuza no kuri Binance Smart Chain ukareba ibihakorerwa. Hano ikiza ariko mu gihe ugiye kugura aya ma NFTs aba ari byiza kureba izifite umumaro cyangwa se utility. Hano wenda izo abantu bakunze kugura ku giciro cyo hejuru ni nk'izo muri gaming, ko murabizi hari imikino nk'imikino yo kuri Axie Infinity yo igufasha kuba waronka cyangwa se kubona ama coin runaka, ama cryptocurrency. Birumvikana ko rero ahantu winjiza nawe ugomba kuba washora. Abantu rero bagura aya ma NFTs ariko afite utility cyangwa se umumaro runaka, cyane nk'uko nguko nyine gukina muri game gutyo ugasanga abantu baragenda bagira gute babigura. Muri make nuko nguko non-fungible token cyangwa se NFTs zikora. Hanyuma hano katujye ku gice cya the apps. Iyo uje hano kuri browser, iyo uje kuri iki gice cya browser naho ubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Dore mu kanya nyine kubera ko twakoreshaga iyi browser ariko ya DX cyangwa se decentralized exchange, hano nabwo ushobora kubona ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Iyo bavuze undi the app ni decentralized applications, ni application cyangwa se ama software ataba afite urwego urwo ari rwo rwose abogamiyeho cyangwa se ruyagenga. Gutya wenda tuvuga ngo niba Facebook ni ya Meta, ni organisation iyigenga ishyiraho amahame bashaka bayikoresha icyo bashatse. Hano rero kuri ya the app usanga aba agengwa n'abayakoresha nyine decentralized, nta rwego cyangwa se urwego ruri centrale ruba ruyagenga. Aya ngaya rero ubusanga abona ibintu by'amatora nyine ugasanga buri muntu wese aba bifiteho ijambo. Bivuze ngo nta muntu n'umwe mbega uba ubiyoboye mu buryo ubwo ari bwo bwose, ahubwo mwese nka community ikoresha ayo the app cyangwa se decentralized applications mwese mushobora kuba mwagira gute mwabikoresha. Hano rero inyinshi nababwiye ngo zikorera kuri iyi blockchain ya Ethereum, ariko ushobora kureba n'izindi zigiye zitandukanye zikorera ku yandi ma platform cyangwa andi ma network agiye atandukanye. Iyi ngiro yitwa apollox.finance, ushobora kujyaho ukareba ibintu byinshi cyane. DeFi, Venus nayo ikora bya bindi bya lending and borrowing. Hano ushobora kuyisura ukareba ibintu byinshi. N'izi zose za PancakeSwap, izi ngizi zose PancakeSwap irakoreshwa cyane. Uniswap exchange, aya ni ama DX cyangwa se DEX, decentralized exchange. Aya ma DX rero arafasha cyane mu bantu mushaka guholding. Ubundi dore coin zikiza zijya kuri aya ma exchange. Aya ngara batandukanye na za Binance. Binance ni centralized, hari
organisation ibigenga nyine Binance, ariko yangaya nta muntu we yagenga nyine bayikoresha cyangwa se bakorera kubyitwa ngo ni smart contract. Hari document nshaka kuzabategurira izaba irimo aya material yose muri cryptocurrency kugenda busobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Dore iyi nayo ni iki? Iyi nayo ni exchange nyine, ariko Binance yo icyo biba bitandukaniyeho nuko yo ibiri centralized, ariko izi ni decentralized exchange ziraningira cyangwa se zikorera kuri smart contract. Wazabireba muri make. Nibingibi uyu munsi naguteguriye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro kivuga ku mikoreshereze ya Trust Wallet, ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko twibanze ku bintu bigendanye na smart contract, ibintu bigendanye na NFTs ndetse n'ibintu bigendanye na decentralized applications. Nizere ko hari icyo wamenye. Niba ubona iyi video yagufashije ushobora kuyihereza like, biradufasha cyane, ndetse ugakora subscribe, ugakora no kunzogera kuri YouTube channel yitwa Menya. Ibiganiro bivuga kuri cryptocurrency bihoraho kandi nyine bigiye kubagiraho mu buryo bworoshye cyane. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nange Mr. Buda, Imana bahezagire.